Yesu naguhimbaza abantu bambaye ibishobora nta mutu turi gatatu ni sawa niyandike niyo ndirimbo ariko manuke It's
muhagarare dufatikanye gushimira Imana yaduhaye uyu mugoroba ngo tuyiramye tuyihimbaze tuvuge kwera kwayo tuvuge ubwiza bwayo. Ari ndimba baririmbye bajya bakunda kuvuga kuririmba bivuga ngo yaturemeye kuyihimbaza. Haleluya, 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 haleluya. Nimugoroba twatashye hari akantu turimo tuganira na bene data twarimo dusenga, twatekereje kuri uyu mwene data uyu ajya sirimba cyane, kaboko kamwe nigakora akandi gahagarara guhagarara ariko agasimbuka kabitwara byose bikajyana. Haleluya, haleluya, agahimbaza iki ugasanga umuntu afite amaguru yo basi no kunyeganyega na gutya cyangwa se bazamure n'amaboko yahereza Imana icyubahiro ntabitekerezeho, ariko ukabona arasimbuka akaguru kamwe nigafashe ariko akayasimbuka na yombi n'amaboko arahimbaza iki. Haleluya, ndagira ngo ubitekerezeho hanyuma uwo mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana uzajya ujye umenya ngo yandemeye kuyihimbaza, aho kuzamura amaboko yazamura, aho gusimbuka usimbuka. Niba utarabishoboye kuko hari igihe imyaka ikidufata ntuba ugishoboye gusimbuka, ariko mu mutima wawe ukomeze uvuge ko icyubahiro ni iki ni iki. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka dusenge tuyishimire kuko yaturemeye kuyihimbaza, hanyuma ubitekerezeho. Imana umurengezi, Imana yaturemeye kuyihimbaza. Turagushimiye uyu mugoroba, uyu munsi wa karindwi turaha tuvuga imbaraga zawe no gukomera kwawe, tuvuga kwera kwawe no guhimbazwa kwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka Mwami Imana nyir'ingabo uyu mugoroba kandi igitambo cyacu gihinduka umubavu uguhumurira neza, bitume hari ibihinduka mu buzima bwacu, bitume hari ibihinduka mu mibereho, bitume hari ibihinduka mu buzima bw'umwuka, bitume hari ibihinduka. Imbaraga zawe zihaguruke, imbaraga zawe zihagurutse, imbaraga zawe zihagurutse, ibitangaza bikoreke, ububyutse bukwire, ububyutse bukwire, ijambo ritambe rikwire muri bose, abantu bahinduke kugira ngo iminsi yo guhembuka ibone ukwiza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye umwanya wose utambutse turi imbere yawe, tukurangije n'undi mwanya uri imbere. Ikigukwiriye ni uguhimbazwa, ikigukwiriye ni ugushyirwa hejuru, ikigukwiriye ni ugukuriwe. Dushimiye kuza wadukoreye, twaracunguwe, twarababaye, twaremewe, twabona imbabazi, amaraso yawe yakoze umurimo, twiswe abana b'Imana. Turaguhimbaje uyu mugoroba kandi ishimwe n'icyo kugarukira dukariwe, tugukorera amashyi dushime izina ryawe, tunakorera kwawe n'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Amaboko hejuru duhereze Imana yacu icyubahiro. Baririmbye, mwaririmbye kandi mwakoze, muracyakomeza, ariko reka basabe mube mumanutse gatoya, hanyuma twinginge abaririmbyi ba groupe Hori twarabatumiye kugira ngo baze dufatikanye guhimbaza Imana
duhamagara n'ubwiza bw'Imana n'imbaraga z'ububyutse barabitwemerera. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Duhaye ikaze buri mushyitsi wese waje kubana natwe muri iki giterane. Hari umwanya wo kuza kubakira, hari abakozi b'Imana bashumba, ariko umwanya wanyu hari barabakira, ariko horiyo ntacyo bitwaye, nabo sabashizi cyane s'ubwa mbere baje hano n'abana mu rugo. Munyemerere tubakire nabo baze badufashe umwanya muto tuzi ramye Imana tubazima abakire n'umurimo w'ijuru. Waragikurikiranye kuri YouTube. Ndashima worship team yitwa worship team nyine. No. Ukuntu kurimba apostle kweli. Na mazina basi iminsi mu kitabo. Ntabwo ari by'uyu munsi. Oya. Kurimba neza. Twashimyaga na apostle. Mana yashimye byo gutegura igitero. Reka abakristo twe igitangaza umeze neza ushifite mu kuri ndosha ibintu amazi hazari uyu munsi kandi jewe nari maze kimisi kinga cyangwa 3 ndwaye umutwe ntazasohoka mu nzu.